Evan, guys, man, mva reka mwongere mbasuhuze kabisa abantu mwese mukomeje gukurikira Brown Magazine. Reka mbasuhuze mbifuza amahoro y'Imana. Nanone nyine nagarutse umungu wanyu kabisa, nagarutse kugira ngo dukomeze tuganire bazarira uburyohe nyine ku bundi buryohe busanga ubundi. Ni ibintu musanzwe mumaze kumenyera ko no buryohe busanga ubundi. So uyu munsi rero nko mubizi tugenda dukora ibintu bitandukanye, tukavaringa entertainment, tukavaringa amakuru abagezweho, tukavaringa tuzana impano cya, tuzana movies, tuzana nyine ibintu byinshi bitandukanye. So uyu munsi murabizi ko twebwe nyine hano nkuko mubizi this channel no kubona ibintu byose, so just you can watch everything here. So uyu munsi rero uyu munsi nyine nabatendiye tugiye gukora iki? Mbazaniye couples 12 couple z'abastari hano mu Rwanda 12. urumva 12 bose nabamanukanye kabisa 12. hari abo muzi, hari nabo mutazi baba mu rukundo mu buryo bw'ibanga. uyu munsi rero your boy Avi Brown ndaje mena umuti, ndaje bose mbashyire hanze mubabone mubamenye. N'ubundi abastari, ubuzima bw'abastari nyine iyo baba umustar uba waba umustar. So nta kintu wakora ngo kibibanga, nta kintu wakora ngo kihishe ngo bikunde. So guys, nabatindiye ndabizi mufite amatsiko nanjye nkuko nyafite, ireka nangire mbakorera umuti. So turahera inyuma tuzamuka tujya imbere. Yeah, turahera inyuma tuzamuka ku mwanya wa 12 rero. Ntabatindiye rwose, n'umusore wanyu yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ni umunyarwanda. Mwese ngubu nyine ntibivuga, ushaka gutangira gukeka all the way from Bogoywood to United States of America. Ngo nawe ni Shizo Afro Papi rero umusore wanyu mwamenye muri hip hop, umusore wanyu mwamenye kuri brand yiwe ya Bogoywood. So guys, iyi kapo iri mu kazi kose, we n'umukobwa mwiza cyane witwa Alia Cool. Ewana Shizo Afro Papi rero akaba aba mu rukundo n'umukobwa witwa Alia Cool, umukobwa mwiza cyane muriho mugenda mubona aho ngaho. Umukobwa kabisa ufite ikimero, muramubona ukuntu ewana ni umukobwa uteye neza cyane, uteye neza cyane kabisa, ku buryo Shizo n'umukobwa wiwe Alia Cool kabisa ngo bari mu rukundo rw'umuriro cyane. Urukundo bavuga ko rukomezwa cyane na business yabo, barimo ko bafatanya business. Alia Cool ngaramusapotinga bikomeye.
couple iri ku mwanya wa mbere, murayizi. Amaboko hejuru, mwakira umusore wanyu kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guys, amaboko hejuru kuri Meddy Meddy n'umukobwa wanyu Mimilia, is Mimilia. Yeah, Mimilia, murabona umukobwa mwiza cyane rwose uri kumwe. Urukundo ruzwi cyane. Meddy yaramutweretse hano i Kigali, Meddy yaramutweretse abanyarwanda bose turamuzi, umuryango twaramushimye. So aba nabo bari mu rukundo rukomeye, kandi niwe yavuze ko ari tayari no kuba yashyingiranwa na Meddy igihe azaba abimusabye. So guys, reka tubashimire tuyibutsa kugira ngo amakuru nk'aya ngaya nanone abaturutse mu ndahisi nta handi wasanga usibye kuri Brown Magazine. Nicyo gihe ngo ukore subscribe niba utarayikora, ushobora kanda like, ushobora gutanga igitekerezo, kunyunganizi, aho njye nakubwira ngo ahantu ubona udafite utemera cyangwa se ushaka kumakanya, ko njye ni ibintu mba nazanye mfitiye amakuru, aho uba ushaka kumakanya unyandikire muri comment, zajya mpita ngusubiza nkohereza n'ibintu by'ibihamya byemeza amakuru mba nakuzanye. So guys, ubutaha tuzazana ibindi bintu bidasanzwe by'ibitangaza noneho kurusha n'ibi ngibi ndetse. So guys, it's your boy Avi Brown. Ushaka kunyandikira kuri Instagram avibrown1. So guys, ukampa igitekerezo, ukambwira content washaka yindi twazana, impano ufite tukaba twagostinga kuri channel yiwacu. So guys, ndabakunda mwese, ushobora gukomeza gukora subscribe kuri Avi, kuri Brown Magazine. Guys, tugakomeza kubaka umuryango mugari wa Brown Magazine, tugakomeza tugatwika show busy tugatwika. So guys, bye. Abashimire wowe wafashe umwanya kuvuga iyi video. Bye. Nawe ubutaha dukora ibindi bintu bidasanzwe by'ibitangaza. Ciao.